Rwanda ni kimwe mu bihugu bizwiho kugira abakobwa beza kandi buje umuco n'ubuhanga ku isi. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe abakobwa 5 barusha abandi uburanga muri uyu mwaka wa 2025 twifashishije byinshi bitandukanye. Muri aba bakobwa icyo bahuriyeho nuko ari abahanga kandi bose bakaba bakoresha imbuga nkoranyambaga ikizwi nka influencer, ari nacyo cyatumye bamenyekana cyane. Njye waguteguriye kino cyegeranyo nitwa Jean Paul. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, ufungure inzogera tugishyiraho video ugiyibona mu ba mbere, kandi ntiwibagirwe gukanda like, uduhe igitekerezo cyawe muri comment. Iyi ni Jean Paul TV show, nguhaye ikaze. Twihuse cyane, ku mwanya wa 5 turahasanga Aline Sano. Uyu ni umuhanzikazi ukomeye mu Rwanda ndetse akaba umuhanga mu buryo bwose. Aline Sano Shingiro yamamaye mu ndirimbo zitandukanye, yegukanye ibihembo byinshi, aho muri uyu mwaka wa 2025 yakiriye na kimwe mu byahabwaga abagore bagaragaje ubuhanga mu byo bakora. Uretse kuba ari umuhanzikazi ukunzwe, ni n'umwe mu bakobwa bafite uburanga budasanzwe. Benshi bamukundira igikara cye kinyerera, ubwitonzi afite n'ibindi byinshi bitandukanye tutarondoye. Ku mwanya wa 4 turahasanga Miss Kalimpinya Queen. Yabaye icyamamare mu marushanwa y'ubwiza mu Rwanda, ariko nyuma yaho aza kwigaragaza cyane mu mwuga wo gutwara imodoka wasaga n'uwakugwaga cyane n'abagabo. Miss Kalimpinya yabaye igisonga cya Miss Rwanda cya 2017, akomeza kugaragaza ibikorwa byiza. Kalimpinya wavutse mu mwaka w'1998, bwa mbere yatwaye imodoka mu marushanwa ya Rwanda Rally Mountain Gorilla, ahita aba umunyarwandakazi wa mbere wahatanye muri iryo rusiganwa. Muri 2022 Kalimpinya yitabiriye irushanwa ryo gutwara imodoka rya Sprint Rally All Star 2022 byakiniwe mu karere ka Rwamagana. Uyu Kalimpinya akaba ari umukobwa ufite ubwiza budasanzwe n'ubwitonzi butuma benshi bamukunda. Ku mwanya wa 3 turahasanga Miss Mutesi Jolly. Uyu yavutse mu mwaka w'1996. Ni umukobwa wuje uburanga n'ubuhanga budasanzwe nk'uko bigaragarira mu byo avuga no mu byo akora, na cyane cyane ari mu bakobwa batwaye amarushanwa atari make, ndetse akagaragara no mu bikorwa biteza imbere u Rwanda kandi bishishikariza urubyiruko gukunda igihugu. Miss Mutesi Jolly yatwaye ikamba rya Miss Rwanda rya 2016, akomeza kuba mu bashyigikira iryo rushanwa kugeza aho ryahagarariye. Uyu Miss Mutesi Jolly akaba ari umukobwa ufite uburanga budasanzwe butuma benshi bamwifuza. Ni umukobwa ufite igihagararo cyifuzwa na buri wese. Ni umukobwa mwiza pe. Ku mwanya wa 2 turahasanga Miss Mwiseneza Josiane. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane mu marushanwa y'ubwiza ya 2019 bitewe n'uburyo yarijemo mu buryo bwatangaje benshi, akaza no gushimirwa kwitinyuka. Kubera igikundiro yari afite, Miss Mwiseneza Josiane yabaye Miss Popularity cyangwa Miss wakunzwe n'abantu cyane muri ayo marushanwa. Miss Mwiseneza Josiane ari mu bakobwa beza kandi bagaragaza ubuhanga. Yavukiye mu karere ka Karongi, umurenge wa Rubengera, akagari ka Kibirizi, umudugudu wa Ndengwa, mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu mukobwa yashyizwe ku mwanya wa 2 kubera uburyo muri uyu mwaka wa 2025 n'uwawubanjirije yakunze gukomeza kwerekana ubwiza bw'u Rwanda n'ubwe binyuze mu bukerarugendo agenda akora. Uyu mukobwa benshi bamukundira kuba ari umukobwa witinyutse, akagaragaza ikimurimo, akaba ari umukobwa ufite ubwiza budasanzwe, igikara cyiza gituma benshi bamukunda, umukobwa wambara akabegwa, umukobwa ufite byinshi byiza utarondora ngo birangize.
nimba wakanze subscribe ugafungura inzogera ku buryo nta cyegeranyo kinyura hano kizongera kugucika. Reka nze tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga Iradukunda Liliane. Uyu mukobwa w'uburanga budasanzwe yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda rya 2018. Akaba yaravutse ku itariki 18 Nzeri 1999, avukira i Kigali mu bitaro bya Shashika. Iradukunda Liliane ni umwana wa karindwi mu muryango w'abana 8. Ni umukobwa wagiye uteza imbere umuco nyarwanda binyuze mu bukerarugendo, aho yanakoze imishinga myinshi itandukanye. Uyu mukobwa afite ubwiza budasanzwe busa nk'ubwa Bikira Mariya, ubwitonzi budasanzwe nk'ubwa Bikira Mariya, indoro ye ikurura benshi bamubonye, igihagararo cye cyasajije benshi, ibikorwa bye bitangaje bituma benshi bamukunda. Uyu mukobwa afite byinshi byiza utarondora ngo birangize, ni mwiza pe. Abo ngabo akaba aribo bakobwa 5 ba mbere muri uyu mwaka wa 2025 bafite uburanga budasanzwe, bakora byinshi byiza bidasanzwe. Njye wari gutegura kino cyegeranyo nitwa Jean Paul. Niba nawe hari uwo uzi twibagiwe, manuka hasi umwandike muri comment. Iyi ni Jean Paul TV show. Bye bye, ndabakunda cyane.